save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. ndagushushaho kurikesha Mbwa TV Imana igumugisha. Nkwaye ikaze mu kiganiro Branham Aravuga. Benshi muri mwe mumaze kumenyera ko gitambuka buri wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Mbwa TV. Iki kiganiro kivuga ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma William Marrion Branham atubwira, ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Iki kiganiro mukigezweho nanjye ni Inzigabo Madadire Kabe. Uyu munsi turavuga ku nkuru dusanga mu kibwiriza umuhanuzi William Marrion Branham yabwirije mu 1958 tariki 2 z'ukwa kabiri, akita muhunge munsange vuba vuba. Hashize imyaka itari mike aho umwami uzwi ku izina rya George mbere y'uko apfa yagiye muri Canada. Birumvikana iyo umwami uwo ari we wese yabaga atambuka ku ifarashi cyangwa se bamuhetse, imbaga y'abantu yarateranaga igahurira kubwo kuza kogeza umwami, ndetse benshi bifuzaga kuba bamubona amaso ku yandi. Bidatandukanye cyane nk'iki gihe natwe turimo, buri wese aba yifuza kubona umukuru w'igihugu cyangwa se perezida amaso ku yandi. Ni nako byagenze igihe uyu mwami yamanutse ajya muri Canada. Hari ahantu hari ikigo hafi y'aho yatambukaga uwo mwami. Nuko umwarimu wigishaga muri icyo kigo nawe nta kabuza yasohoye abanyeshuri be kugira ngo babashe kuba bajya kureba umwami George atambuka. Nuko aha abana be bose amadarapo kugira ngo babashe kuba bashimisha umwami w'Ubwongereza. Mu by'ukuri abana nabo bari aho ngaho banezerewe cyane bitewe n'uko babonaga amaso ku yandi umwami w'Ubwongereza ariwe George. Mu gihe abana bose bari aho ngaho ku muhanda hamwe n'amadarapo yabo, umwami nawe atambuka imbere yabo kumwe n'umwamikazi mwiza cyane. Abantu bose bari aho ngaho ku muhanda barasakuza cyane, ari nako bazunguza ayo mabendera yabo bamwogeza. Birumvikana umwami akimara gutambuka, imirimo rusange yose yagombaga gukomeza. Bose basubira mu tuzi twabo, ndetse n'abanyeshuri basubira kwiga, basubira mu bigo byabo. Ariko hari agakobwa aho ngaho gato katari kigeze gasubira mu ishuri ryako. Mwarimu wako yarasohotse hanze kugira ngo abashe kuba yasubira kujya gushaka ku gakobwa, ariko kukabona ntibyabashije kuba byamworohera. Yaje kubona uwo mwana w'umukobwa mutoya aho yari yigunze iruhande rw'umunara arira cyane ndetse anaboroga cyane bishoboka. Umwarimu arakegera arakabaza ati, mukobwa muto, byagenze ute kurira cyane? Umwarimu ati, ese waba utigeze uzunguriza umwami ibendera? Umukobwa muto ati, rwose ibyo ngibyo nabikoze. Ati, se basi wamwegereye? Ati, yego rwose namwegereye. Umwarimu, basi se wabonye umwami n'amaso ye? Yego rwose umwami namubonye. Umwarimu arashoberwa. Umwarimu yongera kumubaza ati, ese wa mwana w'umukobwa we, ni iki kibasha kuba cyakuriza bene ako kageni? Uyu mwana w'umukobwa muto kuri iyi nshuro ntiyigeze amurushya, yahise amubwiza ukuri ikintu kiri kumutera kurira. Ako kana k'agakobwa kabwira umwarimu wako gati, kubera ubuto bwanjye ndetse n'ubugufi bwanjye, umwami njye namubonye ariko we ntiyabashije kuba yambona. Buri wese ukurikisha Mbwa TV, iyi nkuru ishobora kugukora ku mutima bitewe n'ibyabaye kuri aka kana gato k'agakobwa. Mu by'ukuri karizwaga n'ukuri kuko ntikabashije kuba kabonwa n'umwami igihe yabashaga kuba yatambuka bitewe n'ubugufi bwako ndetse n'ubuto bwako. Ariko umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Marrion Branham
akuraho icyigisho cyo mu mwuka atubwira ati rwose hamwe n'Imana siko bimeze. Ati mu mimerere y'Imana ntireba uriya wize ufite ubumenyi bw'ikirenga mu by'isi cyangwa se ngo ibashe kureba ku myambaro yacu. Oya rwose, weho na biriya bintu ukora bitoya ibi bireba kandi bibizi. Rero ntukarebe ku buto bwawe, ahubwo wowe ujye umenya ko Imana iguzaho ijisho ryayo. Ni naha dushoreje kino kiganiro cy'uyu munsi Branham Aravuga, musaba ngo ubashe gukomeza gukurikirana Shamgaf TV, kora subscribe, share na comment, kandi mwibutsa ko ushaka kudukurikirana kuri Facebook wandikamo Shamgaf TV ndetse no kuri Instagram wandikamo Shamgaf TV, kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Ndagushimiye naho utaha. Imana iguhe umugisha.